Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se ku mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujijwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba kikubwira ko ugiye kugera hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Kubera ko gitegeka, uba ugomba kuhaca ubanje wazenguruka. Ndakeka ko waramusitamo A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni. Iyo uvuze ishusho bari kubaza ese ni uruziga, ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? A, mpande eshatu. B, uruziga. C, urukiramende. D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B, uruziga. Ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe aba ari uruziga. Iyo uvuze ishusho y'icyapa, kubera ko iyo ugeze mu muhanda hari ibyapa ubona bifite amashusho ya mpande eshatu, mpande enye cyangwa se ari uruziga, biriya nibyo bita ishusho y'icyapa. Rero kiriya kivuga ugukikira bitegetswe kiba gifite ishusho y'uruziga, kubera ko banavuze gukikira bitegetswe, urumva ni ibyapa bitegeka. Kiri mu bwoko bw'ibi byapa, uri kubona ko ishusho ni uruziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe abayobozi b'ibinyabiziga bagomba gucamo kirangwa n'ikirango cy'ibara risa gute? A, umweru. B, umutuku. C, ubururu n'ikirango cy'umweru. D, umukara. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Bari babitubwiye ngo icyerekezo gitegetswe, urumva ni icyapa gitegeka n'ubundi. Kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, mbere y'uko ujya mu kizame ukeneye guhura n'umwarimu akakugisha mudasobwa, twandikira aka kanya tuze tukwigisha. Ni kuri 0789351626. Iyo nimero
ushaka wanayaduhamagaraho tukaza tukakwigisha ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi. Waba ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda ugakoresha nimero tukakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi aba agomba kwitwara ute? A. Kukinyuraho ibumoso. B. Gutegereza yihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro n'ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A. Kukinyuraho ibumoso. Uba ugomba kukinyuraho uciye mu ruhande rw'ibumoso. Gitwara abagenzi kiri guhagarara bakavamo cyangwa se kigahagarara bakajyamo. Wenda se ni zino y'utongo. Rero uba ugomba kukinyuraho bikorewe ibumoso kubera ko murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga abonye icyapa kigaragaza ishuri. Ese uba ugomba kwitwara ute? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro n'ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Iyo ubonye kiriya cyapa kigaragaza ishuri kiburira ugabanya umuvuduko no gukomeza witonze kubera ko muri icyo kigo cy'amashuri birashoboka ko harimo inshuke kugira ngo utabateza ibyago kubera ko haba hakunda kwambukirwa n'abana ku buryo budasanzwe. Ugabanya umuvuduko rero ugakomezanya ubwitonzi kugira ngo utabateza icyago. Icyo cyago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. B. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bajya banakibaza no mu buryo bw'amagambo. Bakakubaza ngo icyapa kivuga ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo giteye ku buhe buryo? Uzavuge ko ishusho ari mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bazaba babiguhaye mu bisubizo bine bazaba baguhaye. Iyo bakibajije mu buryo bw'ishusho gutya umenya ko ari ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi mu muhanda w'icyerekezo kimwe iyo uri kugendamo nta kinyabiziga na kimwe mwigera muhura kiri kuza kigusanga. Ariko mu muhanda ubisikanirwamo bijya biza bigusanga biturutse imbere yawe muri kubisikana. Rero kubera amategeko y'umuhanda w'icyerekezo kimwe atari kimwe n'amategeko y'umuhanda ubisikanirwamo bashyiraho kino cyapa bakubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Hano ibisubizo bine baduhaye. A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umukozi ubifitiye ububasha. D. Umuyobozi wa bisi. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'ikibazo cy'ukuri nta kindi ni C. Umukozi ubifitiye ububasha niwe tuba dutegetswe kubaha. Urugero, ugeze kuri ferushe usanze zapfuye, biriya bimenyetso bimurika. Hari rero kubera haba hahurira imihanda myinshi kandi ijya mu byerekezo bitandukanye, hari igihe haza umukozi ubifitiye ububasha. Rero muba mugomba kumwubaha.
ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se ari umukozi ubifitiye ububasha wundi nk'umukorerabushake ariko afite ibibaranga. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kinini B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda hari igihe ubona ucagaguye cyangwa ukabona udacagaguye, ubundi ivuga ko uba ubujijwe kuwurenga, kubera ko impamvu bawushyiramo hagati ni ukubera umuhanda uba ugendwamo mu byerekezo byombi, bari kuvuga ngo ugomba kugenda mu ruhande rw'iburyo. Waba ucagaguye waba udacagaguye ubujijwe kuwurenga, ariko iyo ucagaguye uba waburenga mu bihe runaka. Ryari? Ushaka kunyuranaho ukarita ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye, ikintu cyose waba ugiye gukora ntabwo biba byemerewe kuwurenga. Ndakeka ko waramutamo B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho, ukaba ubujijwe gukatira ibumoso, ukaba ubujijwe no guhindura icyerekezo. Ariko iyo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa. Ryari? Ugiye kunyuranaho gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Mba ngomba kubivugaho hakiri kare kugira ngo mujye muhura nabyo mubifiteho amakuru. Ariko impamvu bayishyiraho iriya mirongo ni ukuvuga ko ubujijwe kuyirenga, ariko hamwe ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uba ugomba kwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhaye. A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyanya cyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Iyo ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kiri kuza kigusanga, uhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Kubera iki? Kubera ko urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rushobora guhuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya cumi kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kuwugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiri guturuka imbere yawe, kubera ko haba hagendwamo mu cyerekezo kimwe. Rero mu gihe ushaka kunyuranaho uri muri iyo nzira y'icyerekezo kimwe, uzanyuranaho ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, kubera ko murabizi kunyuranaho bikorerwa muri ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode zirahari. Tubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka tugushakire kode nziza. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078
9, 3, 5, 16, tugende tukwigishe ugende mu kizamukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru n'iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda narayibakoreye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ukeneye ko hari irindi somo nkwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe kugira ngo nindishyira uzahita uribonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? A, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. B, itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ugiye guhindura icyerekezo, wari uri kugenda wibagirwa akantu, ugiye gukata usubira inyuma, uramanza ugatanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. Uba ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko ukacana n'ibinyoteri, ukitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kubera ko hari ahantu haba hari ibyapa bivuga ngo birabujwe guhindukira. Rero nk'aho hantu hari icyo cyapa ntabwo wahakatira ngo usubire inyuma. Rero witegereza neza niba hari ibyapa bikwemerera guhindura icyerekezo. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka kudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ese ni iki muri ibi wakwirinda? A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ikintu wirinda iyo ugiye kunyuranaho, wirinda kunyuranaho uri mu ikoni, kubera ko mu ikoni hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje mugahita mugongana. Rero nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, wirinda kunyuranaho mu ikona. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Babibona ku buhe buryo? Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Rero babibona ku buhe buryo? A, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B, iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije gusa. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A bakabona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, mu gihe iburyo barabona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije gusa. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo.
wowe hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, n'izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, noneho iburyo bakabona iby'ibara ritukura cyangwa se iby'ibara risa n'icunga rihishije. Ndakeka ko waramutse utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Amabara asate: A umukara, B umweru, C umutuku, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda se hari icyago kidahoraho, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda birawufunga, ngombwa ko bakoresha undi, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bikaba ngombwa ko bawuyobya. Rero aho ngaho muri buze guca hagaragazwa n'icyapa. Ese kiba gifite ubuso bw'amabara asate? Kiba gifite amabara asa ubururu. Ubuso baba bafite amabara asa ubururu kubera ko bakoresha igitegeka kiri kuvuga ngo ahangaha twahafunze iburyo, no muhanda ugana iburyo twawufunze, icyerekezo gitegetswe wenda komeza imbere cyangwa kata ibumoso. Urumva bakoresha biriya byapa bitegeka, biba bifite ishusho y'uruziga. Ubuso nibwo bari batubajijeho busa ubururu, ibirango ari umweru. Hano rero nta bururu bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Iyo badakoresheje icyo gitegeka bakoresha n'ubundi kiriya kiranga kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation, ariko nabyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramutse A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo igihe cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice bavuga bari kuvuga hariya imodoka ziparika, hari parikingi iriya iri ku muhanda, rero ibigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Aya magambo bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, niyo atumye B iva mu bisubizo bya nyabyo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona ikibazo neza neza kibajije gutya, ariko kuri B ukabona bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, bagahagarikiraho, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukuruka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka mu muhanda, cyangwa ngo iminyururu igenda iri kwikurura hasi ku butaka, cyangwa ngo bibe byarenze uburumbarare, utwaye ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko ngo ntibibujwe ku binyabiziga bikurikira. Ibi binyabiziga byo biba byemerewe: A imashini zihinga, B ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, izo cyukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe kubera ko birashoboka ko yaba iri mu kazi kagenda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi cyangwa se byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, izo cyukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Rero babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda. Noneho iyo ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Twaba ari uruhande rw'ibumoso bakabyita ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano rero impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, tuzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwabyo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishobora kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bigomba kugaragazwa ku buryo. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, itara ryera cyangwa ry'umuntu cyangwa risa n'icunga rishije riri ku rumuri cy'inyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuntu cyangwa risa n'icunga rishije riri ku rumuri cy'inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro cy'inyuma. Kino kibazo gishatse kuvuga iki? Romoro kiri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Iyo romoro cy'ukuntu iba igomba kugaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma baze kuyibona, igaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riba riri kuri iyo romoro inyuma. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibihe bipimo. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50 na B, imbere ni metero 1 na santimetero 70, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Igice kirenga ku biziga ni ukuvuga ngo reba imipine. Ibiziga bari kuvuga ni imipine y'ikinyabiziga. Uriya mwanya wo kuva ku mupine ugera imbere aho ikinyabiziga kigarukiye, cyangwa se ku mupine w'inyuma ugera inyuma aho ikinyabiziga kigarukiye. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50, mu gihe imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Metero 2. Impamvu hano duhisemo A gusa nuko kuri B bavuze ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, kandi imbere aba agomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Ndizera ko waramutamo A,
Ndizera ko uramutse ugiye mu kizamini noneho urakora ukabona bavuze ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70, nacyo wahita ugihitamo. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo ngo ndagupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Utubwira ubwoko bwa kode ushaka, ese ushaka kode yo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ushaka kode yo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se provisoire, tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu mu gihe kitarenze 30 umaze kubona kode kuri nimero uba waduhaye. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye kwiga mudasobwa ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha amategeko y'umuhanda, tukwigisha mudasobwa, ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ukeneye igitabo cy'amategeko y'umuhanda kiri kuri gahunda, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukikuzanire. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.